abacanshuro b'abanyaburayi batsinzwe urugamba na M23 yarabatsinze barangije bamanika amaboko. Aba nibo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Nk'uko ubibona aya ni amafoto yabo menshi, bari benshi cyane. Reka tubaganireho, kora subscribe, ukore na like, ubundi bigende neza. Alright. Nyuma yo kwifata bakava iwabo baje gupagasa muri Afurika, abacanshuro bagiye bafasha leta ya Kongo kurwanya M23. Byaje kurangira bibagendekeye gutya, birangira rwose bavuze bati reka ntago tukishoboreye urugamba rwanyu, akazi mwaduhaye tumanitse amaboko. Bakimara kumanika amaboko rero nibwo bazanarwa nafatwagwa. Of course murabona ko bagiye bakora ibikorwa bitari byiza, batera ibisasu bisenyura ahantu hose, hanyuma bitagiye rwose bishimisha abantu na gato. Uko byagiye bigenda kose ni intambara babaga barajemo. Intambara babaga barajemo bavuga bati tugiye guhahira hehe? Tugiye guhahira muri Afurika. N'abandi rero n'abacanshuro tugiye kuganiraho. Aba bacanshuro byagiye bigaragara ko bafite amapasiporo y'ibihugu bitandukanye. Ugasanga umuntu afite pasiporo yo mu gihugu cyo muri Romania, mu Budage, n'ahandi hagiye hatandukanye. Kigaragara ni abapapa bakuru, ni babazungu baba baranze kubyara, hanyuma bakabaho nyine bitwa ko nta miryango bagira. Ugasanga umuryango niwe wenyine igiti gihagaze rukumbi. Hanyuma akavuga ati ewana n'ubundi ntacyo nsize inyuma, reka ngire gute, reka njye kwishakira ibirayi muri Afurika. Kujya gushaka ibirayi rero nta kundi ni ukujya kurwana intambara, ni ukujya kurasana muri Kongo no kurwanya M23 irwana ishaka uburenganzira bwayo. Hanyuma leta ya Kongo yabona ko idashoboye, ikazana abacanshuro nk'uko bigaragara ni muri aya mafoto murayabona hano. Ni abazungu rwose b'abasore, ikigaragara nabo ufite akazi bano wakabaha, bafite imbaraga. Ariko n'abapapa bakuru bari muri za 40-50 kuzamura imyaka. Ni abantu nyine baba baramenyereye urugamba, bazi kurasa, bazi kwiruka, bazi buri kimwe cyose. Aba bacanshuro rero bagize gutya bakwitirwa hareba Inzega. M23 imaze kubakubitira hareba Inzega ejo bundi aho bafataga umujyi wa Goma. Abacanshuro bari ku ruhande rwa leta ya Kongo bayifasha kurwanya M23. Bivugwa ko bagera mu bihumbi byinshi cyane rwose, ni benshi. Ikigaragara bamanitse amaboko bose bahise bacyurwa cyangwa se bahise basaba ubuhungiro mu Rwanda. Hanyuma bazanwa mu Rwanda gutyo. Bamaze kuzanwa mu Rwanda byagiye bigaragara mu mashusho atandukanye, aho batungwaga na bisi z'inyarwanda zirimo izitwa Ritiko. Zino turazimenyereye cyane hano mu Rwanda, zagiye zibatunda zibazana i Kigali. Aha mubona bahagaze ni kuri Petite Barriere i Gisenyi cyangwa se i Rubavu. Ku bantu muhazi murahita muhibuka neza cyane. Hanyuma ubwo ikigiye gukurikiraho ni iki? Ikigiye gukurikiraho n'ubundi nk'uko amategeko abiteganya, iyo bigaragaye yuko warwanyaga abantu kandi utakagombye kuba barwanya, ugafatwa muri ubu buryo, ushyikirizwa amategeko, ariko by'umwihariko biciye mu gihugu cyawe. Igihugu cyawe nicyo kibibazwa, hanyuma nacyo kikazaza kukuburanira mu bundi buryo. Uko mubibona ni abazungu rwose. Umugabo wakwitiwe ku rugamba aba ari umuntu uciriritse cyane. Yarabona ibikapu bari bashyize hasi babacakaje, babasatse. Kubasaka ni ukubasaka ahantu hose, kila sehemu.
baragucakaza bakagusaka bakagukora no mu nda, bakagupima bakareba niba nta bindi bintu witwaje cyangwa se nta bindi bintu wahishemo. Aha ni ahantu bagiye bajugunya ibisasu ahitwa nko mu murenge wa hehe muri Gisenyi. Bagiye bajugunya ibisasu, hanyuma ibikompora urabona nk'iki ni igitoyi cya bombe cyagize gute, cyaturikiye ahantu hanyuma gisigara kimeze gutyo. Ibi byose rero byagiye bikorwa n'abarwanyi harimo n'ingabo za Kongo, byumvikana ko zari zifashijwemo n'aba bacancuro ndimo kugenda mbereka muri video. Hanyuma gahunda yabo rero ikaba yararangiye gutyo, batagize gute, batabashije gutsinda urugamba. Ubwo ikigaragara bakimara gufatwa bagiye bazanwa mu Rwanda hafi ya bose, murababona. Aba ni bakeya mwabonye. Iyi ni ifoto, urabona ni ifoto ihurije hamwe abantu bari hejuru wenda ya 50, yego tuvuge gutyo, kuko inyuma yabo hari abandi benshi batagaragara imbere. Hanyuma bari bitonze bigaragara ko bemeye ibyababayeho. Abatsinzwe urugamba nyine. Gutsindwa urugamba rero bigenda gute? Ubundi muba muhanganye bikomeye cyane, kurasana amasasu avuga, hanyuma wabona ko ugiye kuraswa cyangwa ugiye kugerwaho nta handi hantu ufite ho guhungira, kandi nta n'ikindi kintu ufite cyo gukora. Nta kindi kintu ukora, uhita ukora icyo bita kumanika ibendera ry'umweru. Baba bayafite, bashaka agatambaro k'umweru cyangwa se ibendera barayitwaje bakamanika mu kirere, cyangwa bagacana ibyuka bizamura umwotsi w'umweru mu kirere mu gihe badafite iryo bendera. Ibyo bigasobanura yuko bamanitse amaboko. Bakibikora baba babyumvikanyeho n'ubayoboye, bigasobanura yuko bamanitse amaboko, nawe uri bwongere kurasa. Niyo mategeko y'intambara guys, tubyumve neza twese tubisobanukirwe. Niyo mategeko y'intambara. Ni ukuvuga ngo nta kindi kintu uba uri bukore buretse kwemera ibibaye ukamanika amaboko. Iyo umanitse amaboko nta wundi muntu uba wemerewe kukurasa. Niyo mategeko y'intambara. Intambara buriya nubwo barasana bakamarana, ariko zigira amategeko. Mukamanika mukavuga uti we surrender, mu cyongereza niko babyita, to surrender, kumanika amaboko, ukemera ko utsinzwe urugamba rwose, ushiriwe, imbaraga zawe ari aho ngaho zirangiriye. Hanyuma umwari muhanganye nta kindi agufasha, araza akakwegera akakwaka buri kimwe cyose, ahereye ku mishyo, ku zindi mbunda mwari musigaranye n'amasasu, agashyira ku ruhande. Amara gushyira ku ruhande, akagufasha kugira gute, kugukura aho ngaho. Hanyuma we ibyo ashaka akigira imbere, agafata ahantu he yari arimo kurwanira, cyangwa se agatanga amakuru yuko atsinze urugamba, kubera ko bari bahanganye. Yagize gute, yamanitse amaboko. Ibyo bakoze byo ni bibi. Iyi ngiyi ntabwo ari runonko bahokereje, ahubwo ni igisasu cyahaguye. Abaturage bari bahagaze barimo birebera nyine nta kundi. Hano byakubise inzu y'umuturage birayangiza. Ni byinshi bagiye bakora bitari byiza, ariko kuva barafashwe nta kindi nyine, baratsinzwe kandi bagomba gushyikirizwa ibihugu bakomokamo. Ngibyo ngayo nguko, aya niyo makuru arimo agenda avugwa cyane ukwiye kumenya. Hanyuma niba uri mushyashya kuri channel yacu, kora subscribe, uduhe igitekerezo, utubwire ukuntu uba wabyumvise nawe. Ndagushimiye cyane. Nitwa Mr. Tu. Dusubire mu biganiro byacu bya nimugoroba.